byanze hasi kuki kagikobwa nka kariya kananiye ko urukundo guhurira uravuze gukundana nawe asigaye ari sheri wanjye nyine nshatse kuvuga ko ari sheri wanjye wa mukobwa wa gake urankunda ukumva mbese urukunda umusore akaba ari umukobwa ntabwo ukundi usamurongore arankunda cyane rwose umva inkuru nshyashya rero wa mukobwa wawe ngo Siyara avuye hano kunyereka umukwe ninda kweretse uzi inkuru itangaje uriya mukobwa namubwiye ko agomba kuzashaka umusore utwubahira umuryango niba dufite amafaranga agomba gushaka umusore uri mu rugo rwiza rushyitse urabona mukuru we yashatse umugabo uri muri Amerika ariko urabona ko ameze neza kariya gakobwa buriya ibintu gashaka kuzana byo kuzatuzanira abatindi mu rugo gashaka kutworoza ubutindi ugomba kuzamurongora byanga bikunda ibyo bintu ndabijyamo ugomba kumurongora nanjye niko nari kuvuga ngo mbaye mfite amafaranga yabiguze nakabiguze kubera ko uriya mukobwa ndamukunda gake kandi narabikubwiye okay noneho buriya ndabikurikirana kuko byenda kose uzamurongora tu kandi nzaguha igisubizo cyiza nanone gakiri tugomba kumenya agahungu bakundana ako gahungu nibyo nyine barabibaye saa tanu ndakeka ni saa tanu kandi akazi gatangira saa mbiri sinzi impamvu ataje ariko buriya umuntu n'ikibazo cyangwa iwabo wenda bakaba bafite ibibazo bakaba harimo amataje ariko ikibazo mfite njyewe ni ukuntu atari kwitaba buriya turamenya ikibazo nyine ntitutaha ariko ntabwo ugenda gukora akazi kawe neza mu kazi nk'uko bishinzwe nanjye urabona ngiye gutanga raporo kwa bosi ariko buriya nyine biragenda neza reka twizere ko nta kibazo sawa nawe rero kandi akazi keza nawe akazi keza zamense noneho reka ndashaka gushakisha amakuru ashoboka kabisa ako gahungu katekereje kunteretera umukobwa niwe nayo namuhaye niwe uko byagenda kose nayo namubwira ati James agomba kukurongora byanga bikunda James ni inshuti yanjye afite amafaranga avuye muri Amerika ejo bundi afite amafaranga agomba kukurongora byanga bikunda ubwo niba yashatse kwiha itegeko ryo guhindura ngiye kuneka amenya amakuru ako gahungu bihaye bucudika umfashe tuzagakubita tugakubite ntabwo ugomba kumurongora ako gahungu nanjye uzakamenyere tuzabipanga wowe n'ako gahungu tugende tukinjire tugakubite nta mpamvu yo kwigabuza umukobwa wanjye reka ntabwo bibaho ntabwo bishoboka nta mpamvu yo kumenyereza umukobwa wawe ntabwo bishoboka ntabwo igomba kuzangira mu rugo urugo rwanjye ni urugo rwiyubashye rufite amafaranga rusa neza nta mpamvu yo kuzagira ngo akantu k'amafuti kaza kangira mu rugo niwe nashimye wowe ugomba kumbera umukwe byanga bikunda ndagushima kabisa kandi kugusha utubwanira gusa nanone ako gahungu uzamfashe n'uzabe nuko uzagakora ubugome tutari kumwe okay ubwo ngiye kukashaka nshake n'amakuru ejo nzakubwira tugombe gushaka icyo tugomba kugakorera meze neza amakuru meza uraho none nakubuze wari wagiye byore nyine mba ndi muri utu tuntu twose twanshaje amakuru si ya rugamba amakuru ya rugamba ni meza ntabwo muheruka ko yampamagaye uyu munsi noneho nibyo wari urimo byihorera numvaga uri bize uri kuvuga nawe nzi ko uri guteretwa yampamagaye aransubiza n'umwenda ameze neza twavuganye igihe twavuganye nimugoroba yakubwiye si ko azaza ryari yambwiye ngo azaza muri iyi minsi nanamukumbuye yihoresha ntabwo uzingiye ukuntu umukumbuye singisinzira reka nawe urabyumva birumvikana umwanya ngo musaza wanjye disi mperuka kera dukinana kumva nanjye ndabikumbuye cyane carenda kuza ariko iminsi iregereje yakubwiye se ko azakuzanira agati yambwiye ngo nazanzanira gift numve ngo ni gift uzi nanjye ibika by'abanshyiraho ibintu azaza tuzatungurwa kabisa urabizi se ariko se uribuka yuko Siyara ari mu nzu ntabyo wari uzi
wabimbwiye kubera ibintu byinshi mba ndimo rero ntabwo mba nzi ko nabikubwiye siyara agiye kunzanira umukunzi we bikagira inkuru ubundi aho niteguye kureba umukunzi wa siyara reka nanjye rero ndaguma aho ngaho murebe guma aha ngaha urebe uwo mukunzi ndaguma nawe murebe umukwe wo kwa gakira ahubwo se wageze he baba bari hafi aha ngaha kuko urabona ko amasaha yagiye bameze sawa ra sawa narebe nyine ariko karibu siyara kubona karibu karibu babonye siyara umeze neza cyane miki bite waje byaza turashima imana karibu rero murakoze sister murakoze siyara mumeze mute ndabona mumeze neza ntari natwe turaba nani mumaze meeting yaje ryari nikasigaye bahana nakomeza kuba njyenyine nyine baramumpaye ngo abamare irungo tu turanakwemererwa ubundi kare kose ubundi wari uri tubakiriza ikisi mu mazi nanjye ndaho amazi miki genda ubazanira amazi okay karibu rero sister murakoze muryoherwe murakoze mbese siya tipe ko ndi kubona ari kunca mu maso namubonye ubu ngubu kubona abantu bose tekereza neza uraza gusanga ari gusanga kampani yego rata ndamwibutse ntabwo yikana ushaje vuba tekereza ko ari ejo bundi umaze kuza ntabwo kuri mvuze kampani ibintu byose mba ndi gutekereza si ntabwo ubitekereza wabyihoreye uza muri uzabibona kubibona nta gutya ubu ubitekereza wabiretse wa mwana we ntabwo uri kunsanga kuri kampani kandi njyewe nakwibukaga ko wahanyuze wanyibukaga wowe se nabyibukaga cyangwa hari ahandi hantu ujya umbona gusa wapi kabisa ko mba ndi mu kazi se nyine kwa siyara niho mba ndi gukora ahandi hantu ujya nkunda gutarasiriza tu reka sister ntekereza ko ari wamubonye n'abandi mwahuriye igihe nkaba ntabizi kandi ntabwo nacyo nabizinda oya nta handi twahuriye ahubwo se wari uri mu kazi niho uturutse ko mbona muzanye ntabwo umunsi twagiye mu kazi ntabwo wakoze ntabwo nakoze ubu nyine kuzana ubundi yitwa Jackson cyangwa waruzi cyangwa ntabwo nabyibukaga neza ariko ugeze kuryumva ndumva nararyumvishe cyagenza kuri kampani independent yitwa Jackson nkuko ubona ase nawe mukuru nta kantu ariko hagati yanjye nawe ndi kubona bidasanzwe nta kidasanzwe bizana iteka ntabwo bisanzwe si okay ndakuzi Jackson n'umubona nyine nifuje kumenya ko sister wanjye ariko ntabwo twapanze ngo nze mwereke gutyo gusa numva arimo akantu nyine nagutsindiye Jackson sinshyiri wawe birakanana uyu ni umukunzi wanjye pe bivuze ngo waje kumwereka she yes iminsi yose wambwiye ko uzantungura si yarawazanye Jackson kumunyerwa ngo she nabikanze ndavuga ati sister nkamweretse ishusho yanjye muri iyo minsi ushobora kuzisanga byaragize felicitasiyo pe baje nyine ko duferesite byawe ntegereje ko bikunze sha sinzi nyine tu gusa felicitasiyo okay merci biragushimishije kuba murumuna wawe yarabonye sheri urumva nawe ako sitimaga ntabwo byabura kunshimisha ngo si yaranga kutaza n'umukunzi ngo iki nawe urabyumva bari baragize ikibazo wenda nyine reka akazi uba ufite ni kenshi niyo mpamvu si yara mu myaka myinshi rero twari dutegereje kudutungura tuzaniye Jackson nateguye kandi napanze ndabikoze umunsi sha nyine tu felicitasiyo nta kibazo mbese sheri ndumva tuganiriye bihagije rero ndumva twataha nanjye ndumva nta kibazo ariko buriya sister sibyo jori murakoze cyane kudusura buriya tuzabishyura
yes uzatwishyura ugifite ukuntu ntuburira ukambeshya ntunango twakoze ya bakoze atubaherekeze ntabwo mwari mwiteze ko azajya umuceri Alo? Iyo umeze ute dadi? Ya amakuru se? Umva inkuru nshyashya rero. Wa mukobwa wawe ngo Siyara avuye hano kunyereka umukwe. Ndakweretse. Uzi inkuru itangaje? Wa muhungu ukubura kuri kampani ngo ni Jackson. Ngo iki? Umwe we wirwa yikoreye ibishingwe mbese. Ako gahungu. Buriya ni wanyeretse ngo umukwe maze nanjye birantunguye. Kagatindazi kandi Cyane rwose bameze neza reka. reka. Ntabwo bishoboka. Siyara yasetse reka sinakubwira. Reka. Ngenda kwihangana n'ura mukobwa. Ubwo nyine tegereza uwo mukwe sinshobora ko umukobwa wanjye yakundana n'uwo kariya gahungu. ariko si ubwo dadi bishoboka bite ubu wajya gusabwa no kwananza akajogo oya ntabwo bishoboka umva biriya bintu ntubyemere mutadusebye ntabwo bishoboka ntabwo wadusobereza umuryango